sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima. Yesu ashimwe mwene data, amahoro y'Imana bane nawe, mbahaye ikaze mu kiganiro buhoka nawe waremewe. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse. Muracyari kumwe na Iratsinze Felix. Uyu munsi twateguye ijambo ryiza nanone, ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rifite intego nziza igira uti nawe Imana igambirira kukugirira neza. Turifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 29 ku murongo wa 11. Bibiliya iratubwira ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Amen. Turasubiramo rimwe. Bibiliya iratubwiye ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Bijya bishoboka yuko ubuzima tubamo twese buba butandukanye, ugakura mu buzima bw'umubabaro, ugakura mu buzima bw'ibyishimo, ibyo byose bikagenda bihura, ejo bugacya bukira, ari byo uhoramo, bikageraho ukagera mu bihe byo kwiheba no kwiganyira. Iri jambo yari ijambo ry'ubuhanuzi Yeremiya yahanuriye ubwoko bw'Abisiraheli ubwo bwari mu gihugu cy'ubunyage, mu mujyi wa Babuloni, ubwo bari barajyanywe mu mujyi wa Babuloni bakuye Yerusalemu. Bamara igihe kinini gikomeye cyane cyo kuba mu bucakara. Urumva nayo kuba mu gihugu kitari ikiwanyu biba bigoye cyane. Muri make bari iminyago, bari nk'imbohe muri icyo gihugu. Ariko Imana iza kubwira Yeremiya aya magambo akomeye ngo abatumeho ababwire uburyo bizagenda. Imana irababwira ku murongo wa 10 ngo ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza ngo rituma bagaruka ino. Haleluya. Bivuze ngo Imana yari isanzwe izi neza ko hazagera igihe Abayisiraheli bakava mu gihugu cy'ubunyage cya Babuloni bakazagaruka mu gihugu cy'iwabo i Yerusalemu. Bivuze yuko rero nawe birashoboka yuko ubu ngubu umeze nk'aho uri imbohe, uri mu bintu bitandukanye byinshi, ariko ndayankubwira ngo iri jambo rije rikubwira ngo erega nzi neza ibyo nibwira nzabagirira. Ntabwo Imana yari kubwira Daniel gusa cyangwa Sadraka, Meshaki na Bedenego bariyo, ahubwo yabwiraga abantu bose b'Isiraheli bari mu kiriya gihugu cy'i Babuloni. Niyo mpamvu iri jambo ry'Imana rije kugira ngo nawe wongere wigirire ikize, wisubizwe inyuma n'ibihuri gucamo ngo nuko bitari kugenda neza, wisubizwe inyuma n'ibihuri kunyuramo ngo nuko ubona wowe bitari kugenda biguha igisubizo kizima. Ijambo ritubwiye ko Imana nayo igambirira kukugirira neza. Niyo mpamvu buri munsi Imana ihora ikureba, ikareba niba uri mu mugambi wayo neza, igahora iteka ikugambira kukugirira neza. Mwene data, ubuzima tubamo buri munsi hari igihe budutegeka tugaca mu zindi nzira zitandukanye tugira ngo niho turi buronka amahoro, ahubwo tugasanga izo nzira zatwicishaga. Ariko hariho ikintu nakugira cy'inama ikomeye cyane. Wihubuka mu gufata ibyemezo, ahubwo baza Imana niba ibyemezo ugiye gufata biri mu mugambi wayo, kubera ko yo yatubwiye ngo ibyo nibwira, ibyo yo yibwira kukugirira ntabwo ari ibibi, ngo ni amahoro. Ntukajye rero wiyumvamo ngo buriya si njyewe, ngo iri jambo rirabwirwa bariya bandi. Bivuga ngo nanjye ndimo, nuvuga ngo nawe urimo, uri umwana w'Imana, kubera ko igituma twese tuba abana b'Imana si ibitambo byinshi twatambye, si uko twavukiye mu matorero akomeye, ahubwo igituma tuba abana b'Imana ni ukwizera umwana wayo Yesu Kristo. Kuko Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, n'abari mu isi yakunze cyane abari mu isi,
ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese, haleluya. Ikintu nakunze ni ijambo wese, ngo ijambo wese ririmo rirazana umuntu wese, yaba ari uwahehe cyangwa wahe, apfa kuba nawe ari umuntu umwizeye wese, ngo atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho, haleluya. Ndajya nkubwira ngo nawe uri muri abo ngabo, wikiheza, reka umugambi w'Imana ugusohoreho, reka icyo Imana igambirira kukugirira nawe kibe cyiza. Turi ku ijambo ngo nawe Imana igambirira kukugirira neza. Buri munsi uhora ubona ibyawe wagira ngo ntabwo Imana ibibamo, ugahora ubona ibyawe birazamba, ariko ubundi wowe bipfira hehe? Imana nibigambira kukugirira neza, kuki uyu munsi bitari kugenda neza? Bibiliya ku murongo wa 10 iratubwira ngo ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera mbasohoreho ijambo ryanjye ryiza rituma bagaruka ino. Bivuze ngo hari imyaka bagombaga kurindira bari i Babuloni, bari mu bunyage, bari mu buzima bugoye, bari mu mubabaro, bahinga ntibeze, biga ntibatsinde, bashaka akazi badepoza ntibakabone, bakaba muri iyo myaka yose y'ubunyage 70 ariko yashira, haleluya. Imana ubwayo ikabasohoraho ijambo ryayo ngo rizatuma banezerwa, ngo bakava mu gihugu cy'i Babuloni bakagaruka iwabo. Bivuze iki? Nawe birashoboka ko bimeze nk'ukuri i Babuloni, bisa nkaho nawe hari igihe kisa nkaho Imana ibona yuko yeteganyije kizagukora muri icyo gihugu cy'i Babuloni, muri ubwo butayu uri gucamo, ariko iri kugambirira kuzagukurayo, haleluya. Wiheranwa n'ibihuri gucamo, wiheranwa n'ubushomeri uri ufite, uvuge ngo ubu Imana yarantaye. Hoya, Imana yo hari igihe itegereje, icyo gihe itegereje ngo nikimara kugera izakugarukaho, haleluya. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo mbaye nkuretse by'akanya gato, ngo ariko nzakugarukaho ngufitiye imbabazi, haleluya. Imana izakugarukaho igufitiye imbabazi, wiva mu mugambi wayo. Uribaza ngo none nakora iki? Ko namaze kwiba, ko namaze gusambana, ko namaze kuriganya, ko namaze gutukana. Niyo mpamvu iri jambo cyangwa iki kiganiro gifite intego ivuga ngo bohoka nawe waremewe, haleluya. Ukeneye kubohoka byonyine kugira ngo ugaruke neza mu mugambi w'Imana. Birashoboka wawuvamo. Ibihe biragora, ibihe biratandukanye, tugira mu bihe bitugoye, twese ntitwihangana kimwe, ariko se uremera kuboshye kubera icyaha wakoze? Uremera kuboshye kubera ko wavuye mu buntu bw'Imana? Bohoka, haleluya. Bohoka nawe waremewe, ntukajye wiheza. Ubwami bw'Imana rega ntabwo buzabamwe abana bo kwa pastor gusa ngo nuko baririmba, oya, nawe urimo. Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese ngo wizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza mu mutima we, ngo akabyaturisha akanwa ke arakizwa. Ntukumve ko ari iby'abariya ngo kuko babivukiyemo. Pawulo yaranditse mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere, yari kubandikira igice cya 15, yari ari kuvuga uburyo intumwa zahawe ubutumwa zemewe. Aravuga ngo nanjye ngo naje ndi umwana w'icyenda ngo mubanyuma, ngo ariko Imana iranyemera ngo mvuga butumwa ngo ndetse nenda no kurusha abambanjirije. Bivuze ngo si igitangaza rwose ko ushobora gukizwa vuba aha, ariko ukazatanga abantu ijuru, ukazatanga abana ba pasiteri kujya ku byishimo by'ubwami bw'Imana. Ndi kugira ngo dusoze, urashaka kubohoka? Bohoka nawe waremewe. Imana iri kugambira kuzakugirira neza. Ibyo igambirira kukugira neza, nubwo uri kubona byagucanze, nukuri pe ujye wituriza ubwo ngo Imana ibyo igambira kungirira si bibi. Nicyo cyatumye umurimbyi w'196 mu gushimisha Imana yararimbye ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, ngo ni nawe wenyine wamenye ibinkwiriye ko ari byiza. Ngo njyewe ndi impumyi, sinamenye imigambi, sinamenye ibyamfasha, ngo ariko nzi kimwe cyo, ngo nzi yuko nanjye ambera ubuhungiro. Menya ko nawe Imana igufiteho umugambi mwiza. Umuririmbyi arakomeza akavuga ngo sinamenye imigambi ye. Ntabwo wamenye imigambi Imana igufiteho uburyo imeze, ariko aravuga ngo nzi kimwe cyo, ngo nzi yuko nanjye nkunda ubudasiba kandi nkiri mu isi. Imana igukunda ubudasiba, kandi tumenye ko umugambi natwe twese dufiteho ari umugambi mwiza. Reka dusenge Imana wakire kubohoka.
turagushimiye Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka. Twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko ijambo ryawe ratubwiye ngo ibyo ugambirira, ibyo wibwira kutugirira ngo ntabwo ari ibibi, ngo ni amahoro si ibyago. Urashaka kuturemeramo umutima ngo w'ibintu bizaza hanyuma. Bibiliya ikomeza itubwira yuko turajya tugusenga ngo ukatwumva, ngo turajya tukwambaza ngo natwe twumve utwitabe. Turakwinginze aho twagucumeyeho utubabariye mu bitekerezo, mu byo twibwiye, utweze udutunganye. Hanyuma numara kudutunganya no kuduha imbabazi, niba koko natwe twemewe ko twabohoka, utubabariye. Hanyuma uduhe umutima mushya wo kugira ngo data mwiza dukora ibyo wishimira. Ndagushimiye ku bwa mwene data ufashe umwanzuro mwiza wo kukwaturira ibyaha yakoze, maze ukiyemeza kumubabarira. Ushimwe kuri Imana y'imbabazi n'urukundo n'amahoro. Umugendere iminsi yose arushaho kwakira kubohoka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwene data, Imana iguhe umugisha cyane, ukomeze wakire kubohoka mu buzima bwawe. Kandi ukeneye kuvugana natwe, nimero yacu ni 078 26 93 159. Ndayisubiramo, ni 078 26 93 159. Akira kubohoka kw'Imana mu buzima bwawe. Nawe Imana igambirira kukugirira neza. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani, umunyago ubutware bwose, ukwiriye icyubahiro.